ndagira ngo namakuru yakomeje kugenda atangazwa ku bitangazamakuru bitandukanye. Ndagira ngo nibyakomeje kugenda bigaragazwa witwa Sandrine Isheza kugeza kuri aka kanya. Amakuru akomeza kugenda atugeraho namakuru atari meza, namakuru atigeze ashimisha by'umwihariko urugaga rw'imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko benshi bakimara kumva iyi nkuru ya Sandrine Isheza bakomeje kugenda bakubitwa n'inkuba, kandi bakomeza kugenda bibaza ese mu by'ukuri ibikomeza kugenda bivugwa byaba ari byo kuri Sandrine Isheza kuri aka kanya. Inkuru ikomeza kugenda imutangazwaho ni inkuru itigeze ishimisha abakunzi b'uyu mudamu cyangwa se uyu mama Sandrine Isheza uherutse kuba wakibaruka umwana. Ndagira ngo mu by'ukuri ko byakomeje kugenda bigaragazwa kuri Sandrine Isheza birakomeza kugenda bibabaza by'umwihariko abakomeje kugenda bamukunda, bakomeje kugenda bamugaragariza urukundo. Kuri aka kanya nibwo inkuru ije kuba itugeraho, inkuru ikomeza kugenda ivuga ko witwa Sandrine Isheza akoze impanuka iteye ubwoba cyane, ubwo kandi mu by'ukuri imodoka ya hoho ije kuba yamuturuka inyuma mu modoka yaratwaye ravafo. Mu by'ukuri biza kuba byakumvikana ko iyi modoka ye yahise igondwa na hoho iripakiye umucanga. Birumvikana ko hari ku Ruyenzi mu by'ukuri arimo kugenda aza i Kigali cyangwa se agana muri Nyabugogo, biza kuba birangira akoreye impanuka hano mu by'ukuri muri Ruyenzi. Birakomeza kugera bitangazwa ku bitangazamakuru bike bitandukanye. Ndagira ngo turebe ese bije kuba byagenda gute kugira ngo uyu mudamu mu by'ukuri aze kuba akora impanuka. Bigeze ahangaha aho wageze ni kuri Yesterday 250, nimba utarakanda subscribe tuyikanda, ubundi bikore gufungura kuri nsigera kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro bya Yesterday 250, kugira ngo mu by'ukuri tujye tukugezaho amakuru gatanu ku kandi. Reka ngoreze ikaze aha kuri Yesterday 250. Ni amakuru atari meza, ni amakuru atigeze ashimisha abakunzi b'uyu mudamu cyangwa se uyu mama. Bakomeje kugenda bagaragaza agahinda nyuma y'inkuru yakomeje kugenda itangaza by'umwihariko ikagaragaza ko witwa Sandrine Isheza akoze impanuka muri Ruyenzi agana Nyabugogo. Bikaba biri kumvikana ko uyu mudamu cyangwa se uyu mugore wakomeje kugenda ukora amakuru kandi yakomeje kugenda kundwa n'abatari bake. Biri kumvikana ko ku isaha y'isambiri n'iminota 66 ubwo ngubwo ni ku isaha y'isa 3 birakomeza kugenda byumvikana ko uyu mudamu Sandrine Isheza ku isaha y'isa 3 nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa nibwo yaratwaye imodoka ya ravafo cyangwa se imodoka yo mu bwoko bubarirwa muri ravafo. Mu by'ukuri aza kuba aturukwa inyuma n'imodoka ya hoho yaripakiye umucanga. Ikigaragara nuko iyi modoka mu by'ukuri iracitse fire irimo kumanuka mu kayira ko kuri Edapel. Mu by'ukuri biza kuba byakumvikana ko Sandrine Isheza yaratwaye imodoka yitegura ajya ku kazi, niko kandi byaje kuba byumvikana ko iyi modoka ya hoho yacitse fire ayituruka ayitwa kuri Edapel. Mu by'ukuri komeza kugenda ivuza amahoni. Ikimara kuba ivuza amahoni Sandrine Isheza mu by'ukuri nibwo kandi yaratwaye imodoka, ariko kandi ntabwo yumvaga aya mahoni bitewe nuko iyi modoka iracitse fire yaripakiye umucanga ibiro byinshi cyane, yaripakiye mu by'ukuri cyane, ariko kandi iyi modoka ikomeza kugenda ivuza amahoni. Ikimara kuba ivuza amahoni nibwo Sandrine Isheza nawe yagendaga mu by'ukuri yinjira muri uyu muhanda umanuka gutya kuri Ruyenzi centre. Iyi modoka yaho iza kwita imukubita imodoka yitiri barangura. Namakuru akomeze kugenda atugeraho uyu mudamu mu by'ukuri Sandrine Isheza wakomeje kugenda ukora amakuru mu rugaga rw'imyidagaduro nyarwanda, ariko kandi yakomeje kugenda agaragara muri Arabia hafi yawe. Bikaba byumvikana ko kuri aka kanya inkuru ikomeje kugenda itugeraho ni inkuru itigeze ishimisha abakunzi ba Sandrine Isheza na gato, bitewe nuko bigokomeza kugenda byumvikana ko uyu mudamu yaravanye abana be mu by'ukuri ku ishuri nyine bakoraga ibizamini. Ndagira ngo murabizi ko turi mu bihe by'ibizamini, yarabavanye ku ishuri abavanye mu modoka ye, nibwo yaje kuba afata umuhanda agata gake gake imodoka yaho iramukubitira mwanura. Biza kuba byakumvikana ko iyi modoka yaho yaripakiye umucanga. Ikimara kuba imukubita yahise imurenga imodoka yakubise gato, nyine murumva imodoka yaho ibifite ibiro byinshi cyane. Nibwo kandi mu by'ukuri imodoka yaho yaje kwita imanuka muri parking ahandi imodoka ziparika igenda isa kumbi kubita igeze mu by'ukuri ku ipoti itiragonga. Witwa Sandrine Isheza kuri aka kanya nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa ntabwo ameze neza, cyangwa se mu by'ukuri ibije kuba byamubaho ntabwo byigeze bishimisha abakunzi be na gato, bitewe nuko rero ndakomeza kugenda mbona ibinyamakuru byakomeje kugenda byandika, harimo n'ikinyamakuru cyacu Yesterday 250. Nyaboneka mbere yuko nkomeza iyi nkuru reka nkumbigire ngo nimba ari bwa mbere
by'ukuri ugeze hano kuri Yesterday 250 kanda subscribe ufungwe no kuri iyo nzogera notification kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro bya Yesterday 250 mu by'ukuri tuba twakubera kugira ngo tukugezeho amakuru nk'ayanga yose abakomeza kugenda atangazwa yatuma mwiproduce mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Abakunzi ba Sandrine Isheze ndagira ngo babwire ese ibitaro biri gutangaza iki kugeza kuri aka kanya, dore ko ambulance zikimara kuba zimufata byaje kuba byagaragazwa ko yese agezwa ku bitaro mu by'ukuri bya Ruyenzi, ariko kandi bakimara kumugeza ku bitaro bya Ruyenzi bakihagera basanze nta bushobozi bafite na buke bwo kuba bavura ibikomere cyangwa se indwara ya Sandrine Isheze yaje kuba mu by'ukuri inamubaho bitewe n'impanuka yaje kuba mu by'ukuri imibaho itunguranye cyane. Nibwo rero mu by'ukuri bahise bamufata bamujyana ku bitaro bya Nyarugenge, ariko kandi ibitaro bya Nyarugenge birakomeza kugenda bitangaza ko Sandrine Isheze amerewe nabi, ubuzima bumugeze habi. Abakunzi be nimwongere mujye ku mavi musenge, kubera ko mu by'ukuri ibikomeza kugenda bigaragazwa kuri Sandrine Isheze biteye agahinda, ndetse kandi biranababashe cyane kumva yaravanye urubyaro rwe cyangwa se abana be ku ishuri bikaza kwa birangira mu by'ukuri akiba deponsa cyangwa se akibagezayo aza gufata imodoka, afata umuhanda wa Ruyenzi yerekeza Nyabugogo, imodoka yaho imanuka ivuza amahoni. Uyu mudamu rata yari yafunze ibirahure, kandi ndavuga ko Sandrine Isheze nyine yarafunze ibirahure. Nyuma yo gufunga ibirahure anyina aragotwa, nyine urabizi ubutwaye imodoka yawe ucunganwa no kugenda ureba imbere no kureba nimba nta zindi modoka wagonga cyangwa se zaza kugonga, ariko iyi modoka yaturutse mu muhanda wo haruguru kuri ADPR iramanuka bazi ku Ruyenzi. Ndajya mu by'ukuri muramanuka kuri ADPR supermarket, iramanuka kuri centre, hari imihanda ihuriro ry'imihanda igera kuri 4. Nibwo yaje kwa mu by'ukuri hitimu kubitira mwanura umugore ahita mu by'ukuri avuza induru rimwe yasama, biza kurangira mu by'ukuri nyuma yo kuvuza induru imodoka ihitiri barangura. Ikimara kwibarangura nibwo makuru yaje kuba tugira ahagaragaza uti Sandrine Isheze akoze impanuka iteye ubwoba cyane. Aka kanya yagishwe mu bitaro byo ku Ruyenzi, bakimugeza babona mu by'ukuri ntabwo bari buze kuba bamwitaho. Bakimara kubona batamwitaho bahita bamuhereza transferi direct Nyarugenge, niho ari kugeza kuri aka kanya. Ndagira ngo ariko kandi ni inkuru ibabaje cyane nubwo nyine bivugwa gutyo, ariko tunashima Imana kubera ko abana ramara kuba mu by'ukuri abageza ku kigo. Akimara kuba bageza ku kigo abaziranenge batangira gukora ibizama, ariko nyina wabo ntabwo baramenya ko iyi nkuru yamubayeho. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru itigeze ishimisha benshi, kuko benshi kugeza kuri aka kanya bari kwibaza ese witwa Sandrine Isheze araza kwa mu by'ukuri akira, nkuko bikomeza kugenda bitangazwa na Dr. Vuguti. Ntabwo mu by'ukuri Sandrine Isheze turi gutanga icyizere, ibintu birakomeye pe. Sandrine Isheze ageze habi, nta kizere mu by'ukuri ari gutanga ko ashobora kuba yanakira akanya kariko kose, ashobora kuba yakitaba Imana, cyangwa se twakumva inkuru ivuga uti witwa Sandrine Isheze yitabye Imana. Ugasanga rero mu by'ukuri benshi bari kwibaza ese biraza kuba bigenda gute. Turapfukama tumusengere Jehova cyangwa se Alpha araza ko twumva mukize Sandrine Isheze no mudamu ngira ngo waruherutse gusezera kuri RBA hafi yawe, ariko biza kurangira mu by'ukuri yatangiye kuba yakikurana nkuko benshi bakomeza kugenda bigaragaza. Ese Sandrine Isheze yaba ari amashyari y'abanyamakuru bamuruze, cyangwa nanone nkuko bikomeza kujya bitangazwa ni cyagiye nanone kiba kigeze kugira ngo mu by'ukuri uze kuba wakora impanuka. Bakunzi ba Sandrine Isheze muze kuba mu musengera, kubera ko ibintu biri kuvugwa cyangwa se ibintu biri kuba kugeza kuri aka kanya ni ibintu ubona ko bitari byiza, ni ibintu ubona ko bikomeza kugera mu by'ukuri bigaragaza ko